Iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri. Hari igihe Imana ireba ukuntu uba warababaye ikagufungurira undi muryango, ikaguha indi famiye. Yamaye indi famiye nkunda pe, ubwotami nkakibona nyine ko ari ikintu cy'umukara, ariko uyu mutwe ntago nigeze nkubona, gusa nkajya nyibona ari cyo kimfashemo gutya. Natabaje nyuma ari uko maze kumva ko umwuka ugiye kunshiramo. Nagize amahirwe mitankorera umupasiteri wari ufite botike. Umupasiteri mukoreye bagenzi banjye bakajya bambwira ati umupasiteri y'umukoreye uri umukobwa akurya akantu. Nkajya mbabwira se umuntu usenga, umuntu hanura. Ntago nge nabyemeraga, nabyemeye umupasiteri mugenzi wari ubimbwiye. Reka tubasuze tubifuriza ibi byiza mwebwe mukomeje gukurikira umuyoboro wacu wa YouTube n'umuyoboro Louise Kaneza. Rero mukomeza kugenda mukurikira tugeze ibiganiro bitandukanye. Hanyuma rero uyu munsi tukaba tugiye kuganira n'umukobwa murabona mwiza ntacyabaye, nuko mbona yitonze cyane. Wow, urumva rero ko bitumye aseka nyine kugira ngo murebe n'ukuntu aseka n'ukuntu amwenyura. Hanyuma ngiye nitwa Rafiki Kabenga, hanyuma reka tumwakire noneho atangire atwibwira. Okay, amazina yanjye asanzwe niswe n'ababyeyi ni Uwamahoro Chantal. Amazina nzwiho yaba muri sinema yaba no mu buzima busanzwe ni izina ryitwa Shani. Shani. Yego. Ni ukuvuga ngo usanzwe ukina na sinema? Yego. Uri umukinnyi? Yego. Byakubera? Murakoze. Nka role buriya ushobora kujyamo ukisangamo ni nk'iyihe? Rero nshobora kujyamo nkisangamo isi zose ra. Mbamura nyine role yose umuntu yamanjye nayishobora. Yose wayishobora? Ushobora no gukina ufata role pasiteri ugahanura ukabwiriza. Yego ko mwami cyane nkajya no mu mwuka nyine ugatitira abantu. Nkavuga n'ururimi ahubwo kumirwa. N'indi murazizi? Yego. Shani ko numva ukaze urarenze kabisa. Cyane. None se mu buzima busanzwe gukina filime niko kazi kawe? Ntago ariko kazi kanjye ko nta gihe kinini mbimazemo, ako mba numva ariko kazaba kazi kanjye mu minsi iri imbere. Uba wumva bafite iyo mpano yo gukina? Impano yo ndayifite nyibonamo. Hari nk'amafilime wenda urimo watubwira tukajya no kureba tukareba ukuntu actinga? Nyarimo. Hari iyo ndi gukina muri iyi minsi ya Cyurinyana. Turi gukinamo ni nk'ari umuco wa kera nyine. Umuco wa kera wo kwambara inshabure n'indengera n'impu z'abakera? Oya, impuzo ntago zirimo. Ni umuco wo muri Afurika. Umuco wa Kinyafurika? Yego. Ufitemo iyihe role rero? Harimo utuntu twinshi. Harimo utuntu twinshi? Harimo aho banjyana ku byita ngo iki mu Kinyarwanda kizara. Ugira ute? Kugisha se kuvurugana? Oya ntago ari ukuvurugana. Hanyuma se baguhaye nka role uri umupfumu urukuragura? Iyo role sikumva numva nyishaka. Uravugisha ukuri? Mba numva nyishaka kandi bayihaye mugenzi wanjye numva ndababaye. Umva ari nkawe babaye? Numvisha nababwira banguranire ba miyo role abari njye uyikora. Kuragura ko bitakubera mu. Ntabwo byambera. Nyamase urebye byambera nyine mba mbona role yose baba mba mbona yambera. Nibyo? Watushyira nk'aga sketch gatoya nyine watinzemo urambabarira noneho tukareba ukuntu witwaye nyine umuntu nyine uri acting. Muyihe muri ya Cyurinyana? Iyo ari yo yose tu. Muri ya Cyurinyana arabona kimwe bari kumbwira tujye mu rubohero ndanga. Ahubwo kuko hari umuhungu ngunana kunze kwa Karisa nkumva nyine mu gihe bari kunjyana mu rubohero nkumva nge nabatoroka nkajya kwirebera uwo Karisa. Ariko Karisa akaba atazi ko mukunda. Hanyuma se wenda umuntu wavuga
Shani yavuga ko ari uretse kuba kina filime Shani wavuga ko ari mu ntoki. Shani ni umukobwa ukunda gukora cyane, nyine uharanira ko umuntu yakiteza imbere. Nkaba ndi wa muntu uba wumva ko mu gihe mfite nk'amafaranga nafasha nk'abababaye, cyane cyane nk'abantu baba bari mu bitaro baba badafite ubushobozi. Umuntu akaba yajyayo, niba yatetse akabagemurira, niba atatetse byibuze akaba afite nk'ayo mafaranga akabageraho akabagurira nk'ibikoresho batabifite. Ufite umutima w'ubugira neza. Yego. Hanyuma se wenda hirya yo gukina filime ni iki kindi ukora? Curuza inkweto. Uri umucuruzi. Yego. Umufanyaje wa biashara. Ucururiza ngo tuzaze kuguteza imbere. Murunama. Ukora murunama. Yego. No kuvuga ngo nk'umuntu uri mu mujyi wa Gisenyi ukora murunama. Yego. Abwo ne tuza nuzaduhende. Oya ntabwo nzabahenda, ntabwo nabikora. Hanyuma rero dushaka kumenya imibereho yawe, amabyiruka yawe, kuntu bambabarira ufitemo akantu k'agakorora. Hanyuma utubwire Shani ubundi mu buto bwawe ikintu cyakugoye ni iki, cyangwa se uduha ubuhamya bw'ukuntu byari bimeze. Mu buto bwanjye ikintu cyangoye cyari ishuri. Nakuze nakunda ishuri. Nakuze gusa ndi primaire narayikundaga, ariko tukagira umwarimu watwangaga wahoraga ducyurira ngo imodoka ngo zirirwa zicicikana amapine niba ari amapine niba ari amapikipiki ngo zitujyana ku ishuri kandi ngo tutazi kwiga. Yajya biducyurira nyine tukabara tukarira akabagresa. Ariko tukabyakira. Gusa naje kuva kuri icyo kigo njya ahandi mpita mbona ko ibintu nyine byahindutse bituma nanga ishuri. Birakudekuraja cyane. Nkaba nari mfite umuvandimwe nacungaga yuko yavuye mu rugo, nanjye ngahita nsesera munsi y'igitanda kugira ntajya ku ishuri. Urumva we rero akajya mu kazi azi ko nsize nagiye ku ishuri. Kumbi bibere munsi y'igitanda. Njye ndi munsi y'igitanda ndi kumucungacunga. Yamara kugenda nkavamo nkajya mu buriri. Hari ukuntu bamuze no muri internet naho nyabikora ugashitinga igitanda ugashitingisha amashuka. Nanjye nkarajyaho umuhandi niyo yagarukaga akareba yaramburaga. Nta gukopfora habe nahitaga njya mu buriri nkubikinda. Mfite ukuntu njya gutya nkahita neweza no ku mutwe ku buryo utamenya ko umuntu ari mu buriri. Ubwo narabyibushye ubu mfite umubiri. Mbere nta mubiri nari mfite. Mbere wari umeze nka nari ninanukiye andi nararyamaga n'umuntu ntamenye ko ndi muri ubwo buriri. Ku buryo waza ugatambuka utamenya ngo harimo umuntu. Yego. None se nta ngaruka byakugizeho? Oya nta ngaruka byangizeho. Nyine ndavuga mu bijyana n'imyigire yawe, warashoboye kwigura urayaheza cyangwa narize? Nubwo n'ubundi nangagira iryo shuri ariko nakomeje kwiga, nakomeje kurwana naryo ndiga ndangiza wa 6. Ubona urayarangije? Nabonye nyarangije. Urangije uti sinjye wahera? Ikizamini cya nyuma ariko nagikoze ndi kuvuga ati Mana shimwa byo byonyine no kuba nsoje uyu mwaka pe. Hanyuma mu bijyana no gusenga tubwire se wigeze wakira ijambo ry'Imana cyangwa wigeze wakira ubutumwa bwiza? Ijambo ry'Imana natangiye kurijyamo ngeze mu wa 6. Mbere nabonaga abantu bajya gusenga nyine nkabapinga, nkabona ko ibintu barimo nyine ni nk'imikino baba bibereyemo. Kandi byageze aho ahantu narindi ndarana na mugenzi wanjye we yakundaga gusenga. Icyo gihe turyamye ashyira Bibiliya hagati yanjye nawe, kuko urumva njye ntabwo nasengaga. Ashyize Bibiliya hagati yanjye nawe, niba navuga ni inzozi, niba ari ako kuri njye nabonaga ari inzozi narose. Ndota umwuka mubi pe uri kuniga. Naho abantu barabizi pe ko neje ubundi numvishe inkuru bari kuvuga ngo nafatwaga n'amadayimoni. Urumva none se kuko amadayimoni cyangwa tubwire nari nabirose njye narose umudayimoni nyine ari kuniga. Ari kuniga nkajya numva ijwi riri kumbaza ngo tubwire inshuti zawe. Narabanje mvuga umutipe witwaga Freeman. Nkajya mbona nyine ko njye nubwo byari inzozi yari inshuti yanjye mufata nk'umuvandimwe n'ubundi nani brother wanjye. None umuvuze we yarasengaga mbona yari brother cyangwa yari inshuti?
ni kuri njye ni brother wanjye. Okay. Ntago ari ni inshuti, ni brother yambaye hafi cyane. Yari byose byawe. Yego. Kubera ko rero yasengaga mvuze izina, nubwo nabirotaga ko nari meze nk'umuntu uri no kubireba, nkayambona kigize gutya ngo hoya. Abaravuze ngo vuga undi, mba mvuze umukobwa witwa Tami. Mbivuze Tami mbona nyine kirabyinnye. Uwo Tami akunda no kuba ariyo nkuru avuga ngo nafatwaga n'amadayimoni. Mbona kizunguje umutwe kirishima nyine nanjye ubwanjye ndabyibonera. Ahita ambwira ngo vuga undi, ubwo yari yambaje batatu. Undi navuze ni umukobwa witwaga Florence. Nawe yarasengaga biranga. Mbonye byanze baravuze ngo ngire ubwa undi wa mbere. Uko ndi kuvuga Tami byari igitandi cyo hasi nicyo hejuru. Uko Tami rero yararaga hejuru. Icyo gihe wari mu mwaka wa kangahe? Nigaga mu wa 4 ko nari ndi muri stage. Okay. Mvuze Tami bwa mbere, Tami yaritabye. Muhamagaye n'ubwa kabiri aritaba. Ariko ngiye guhamagara bwa gatatu kubw'amahirwe ntiyitabye, ahubwo nge nese nshigukiraje ndi kuvuga ngo mu izina rya Yesu. Kwa kuvuga mu izina rya Yesu na mugenzi wanjye twari turaranye bahita babyuka, n'undi wari uraye hejuru ari kumwe na Tami bahita babyuka baraza nyine bajyaho barasenga ko nubwo basengaga nakomeje kujya mbona nyine ibintu barimo nge ntabizi kubera kudakunda ibintu by'Imana pe. Ariko nyuma nibwo nicaye wa mukobwa twaranaga nyine agenda ambwira ukuntu ngo yambonye nsigaye nkorera Imana. Yakundaga kunganiriza umukobwa yitwa Mary. Yakundaga kunganiriza atuma nyine ngenda gutyo, ngeze mu 6 nibwo nahagurukiye ibintu byo gusenga. Ntangira kujya ngenda gusenga nyine nkumva nyine bindimo pe, ndanabikunda cyane. Ariko se tumara amatsiko. Nibwo bwa mbere byari biguteye cyangwa nundi byajyaga biza? Nibwo bwa mbere. Nibwo bwa mbere handi nge nagize n'ubwoba ndavuga ngo cyangwa Mary kubera gusenga kwe Imana niyo yamubwenga nyine nahise n'imagine ari nk'Imana yantumyeho Mary muri uko gusenga kwe ko ntago nge numvaga ukuntu umuntu yararaha undi akamushyiramo Bibiliya hagati. Nahise ngira ubwoba rero ndavuga atabona ari nk'Imana buriya yari iri kunshaka. Kuko hashize igihe Mary nyine akomeza kujya ngira ibintu by'Imana ukuntu ngomba gusenga, ukuntu yambonye ndi gukorera Imana. Numva nyine kuntu yabinganizagaho nkumva nyine nanjye biri kumfasha. Ntabwo se wigeze ugira amatsiko ngo mubaze uti ariko tuba turyamye Bibiliya ushyiramo hagati n'iki? Nta n'amatsiko nigeze mbigirira. Kuko mbere bitarambaho nabonaga nyine bagiye gusenga ngo nari nko kwiyorobeka. Nabonaga ari ukwiyorobeka, nkabona nyine hari abasenga bibarimo ariko hari n'abasenga kugira nyine berekane ko nyine ari abantu reba bajya mu rusengero ukavuga ati uyu nguyu yagiye gusenga ukabona bimurimo. We wamufataga mu kihe cyiciro? Mary. Mary yarasengaga. Byanyabyo. Imana yanjye namuvugira pe. Icyo gihe bimbaho nyine ibyo bintu byo kubirota. Ntago natangiye ibintu byo gusenga, n'undi nakomeje mba wa muntu pinga ku buryo no kwishuri batubwiraga kujya gusenga ku cyumweru nge nkakwepa n'undi nkanisha musi bitanda. Kubera iki utakomeje umugambi wo gusenga? Numvaga bitandimo nkabona n'ubundi nimbijyamo biraba ari ukwiyorobeka nyine nk'uko bagenzi banjye nabonaga ari ukwiyorobeka. Ntutekereze se ibyakubayeho uwo muvandimwe wawe akaba kugukiza mu madayimoni, ntabwo watekerezaga ko yagaruka kubera ko wavuye mu by'Imana, wavuye mu gusenga? Ntago nigeze ntekereza ko bishobora kongera kumba uko kuri nge nabifashe nk'aho ari nk'inzozi. Ubundi ari ukuntu nyamva bavuga ngo inzozi turota niryo yerekwa ryacu. Ubwo rero naravuze ati kiragiye kuba ntarapfuye, ubwo Imana irankeneye, iracyankeneye, buri ikeneye ko nyikorera. Gusa ngeze mu wa 6 mbona ni umwaka nyine ukomeye umuntu adasenze Mana yanjye sinzi n'ikintu cyamubaho. Niko utangira gusenga. Ako nubwo nge nasengaga nisabira Imana ngo izame gutsinda. Kubera urugamba wari ufite rw'ibizami. Umaze gutsinda? Maze gukora n'uwa 6 nakomerejeho. Nakoze icya leta niyiriza. Ntago nyine nari nzi gusaba gutyo ukuntu abarokore basenga bakagira oya. Narasengaga nyisengera ibintu byo mu Bagatolika. Zandakuramutsa Mariya, dawe uri mu ijuru, isengesho ryo gusabira abarwayi, nitwo tuntu nisengeraga. Ndinda nsozi cya leta ariyo masengesho nisengera. Yasubiramo atora.
nkamenya ngo niba twagitangiye ikizami twagikoze ku wa mbere nkamenya ngo ku wa mbere ndasenga iyo ndakuramutsa Mariya ku wa kabiri dawe uri mu ijuru nyine buri munsi nari mfite isengesho ndi busenge. Ariko wenda dusubiye inyuma gatoya tugereranyirize tubwire icyo kintu wabonye gishushanya ukuntu cyari kimeze, ukuntu cyaje kikureba, n'ukuntu mbese wavugaga inshuti kigahinduka cyangwa kikamera, utumara amatsiko udusubize muri uwo mwanya ukuntu cyari ikintu uretse kumva kiri kuniga, ariko navugaga umuntu usenga sinongere kukibona, ariko navuga uwo tami nkakibona nyine ko ni ikintu cy'umukara, ariko uyu mutwe ntabwo nigeze nkubona, gusa nkajya nyibona aricyo kimfashemo gutya. Rero najye kuvuga nabona igihimba ari umukara pe, kuri hejuru kiri kukuniga. Yego ku mwami cyane. Icyo gihe ntabwo watabaje? Natabaje nyuma ari uko maze kumva ko umwuka ugiye kunshiramo, nabanje guhamagara tami bwa gatatu mbona ntiyitabye, mbona atitaye ndavuga ati ubanza ndi gupfa. Icyo cyo cyahise kinzamo, no hari ukuntu uvugira mu mutima mu izina rya Yesu ijwi rikanga gusohoka, ndavuga reka nakubita ukuguru biranga, ngiye kwihindukiza gutya nabwo biranga, niko guhita nikuramo ubwo bari umita nshigukira hejuru ndi kuvuga ngo mu izina rya Yesu, ngo mu izina rya Yesu. Kwa kuvuga mu izina rya Yesu bagenzi banjye twari turi kumwe mu cyumba nibo bahise bamanuka baraza bafata amabibiriya barasenga, basoje gusenga bamwati yewe ugomba kugarukira Imana, ugomba gusenga, buri wese nyine yabivuze ukwe. Hanyuma rero urangije wibera tereriyo? Ntabwo nabaye tereriyo kuko ndi mu wa gatandatu ndabyibuka narasengaga nsoje no kwiga nakomeje gusenga bigeraho kugira ari ukuntu umuntu yari gusenga ahura n'ibigeragezo n'ubukene bukamwica bugatuma asubira mu byaha. Aho kubw'amahirwe niba ari uko nasengaga mbwira Imana ati mbarumpa akazi, nagize amahirwe mitankorera umupasiteri wari ufite botiki. Umupasiteri mukoreye bagenzi banjye bakajya bambwira ati umupasiteri y'umukoreye uri umukobwa akurya akantu. Nkajya mbabwira se umuntu usenga, umuntu hanura, ntabwo njye nabyemeye umupasiteri mugenzi wari ubimbwiye. Yarabanje arambwira ngo ufite akazi, ndambwira ati mfite akazi. Ukorera he? Kimironko. Kwande mubwira umupasiteri ngo ntaragusaba, ndamaze ngansaba ikise nta mafaranga ngira ngo arayansaba. Mwese ngo nagura igitsina gore, ndamwambia ndi igitsina gore. Mwese ngo gutatara gusaba, ndamwambia ntago mbizi. Ngo nta mukobwa ajya akoresha muri iriya botike ataramurya. Akimbwira icyo nagize ubwo ndabwira ibintu nta nubwo bibaho. Umuntu yamakaza ari umupasiteri agashika no kuryamana nanjye. Navuga hoya mu bintu nasenze nsaba Imana narasabye ngo izankuremo umubiri wirari. Nicyo kintu narasabye. Babikubwiye mumaranye igihe kingana iki mukorana? Mukorera muri iyo botike nari mazima amezi 2. Kandi mu mezi 2 ubonaga nta kibazo ari bisanzwe? Nta kibazo, mu mezi 2 nta nahantu nahuriraga nawe uretse kuba twahurira ku rusengero tugiye kumuverisa amafaranga twabaga twakoreye. Mwaveriserizaga ku rusengero? Yego. Nyine ku kimwe twayaga gusenga amateraniro yarangira tukamuverisa tukitahira. Nasubwe ibyo bintu warabyemeye nk'umuntu mwari mumaranye amezi yose mukorana nawe nta kibazo? Ntago nabyemeye kubera ko njyewe nemera ikintu iyo kibaye ari njye kibayeho nibwo nyemera. Rero njye ikintu kitarambaho ntago napfa kwemera ko ibintu bari kumbwira ari byo. Fendefese byaje kurangira gute? Nakomeje kumukorera mu nyuma bigeraho njya no kubiwe mbana n'umugore we n'abana be, gusa we ntago yabaga mu rugo. Ndahaba mu nyuma umugore we sinibuka utuntu abana be baransuzuguye kubera ntago nari nzi nyine ngo ndarera abana ngo ndagira iki. Oya, abana be rero baransuzuguye ndababara, babaye ndavuga ntago nashobora kubana n'aba bana, niko kumusezerera ndagenda. Abana nibo bambwiye ngo batuzaniye ngo umukozi ngo wirata, ngo umukozi ufite ibisuko. Nyine abana bahanyaza ubwongo kubera ko njye ndakara vuba, nese ndakara ndavuga ashahara ntago nakomeza kuhakorera, bamfata nk'umukozi wabo. Kumenya nawe ugivoma hafi? Njye mvoma hafi ntago nakubeshya pe.
navomye hafi mpita abana nitaye bagukura ku kazi pe kanya yarahanjye kumbwira ngo ngiye kwaba nk'umwana abana bari bo bambwiza ukuri umukuru muri bo niwe wahise umbwira ukuntu ndi umukozi wo mu rugo ariko nanjye mbikurikiye ndeba ukuntu ari njye uteka nkoropa mbamesera mbajyana ku ishuri ndavuga ndi umukozi wo mu rugo kandi nta mushahara mwari mwumvikana nawo kuri njye nabikoraga nk'umwana nyine we wo mu rugo ariko umwana ambwiye iryo jambo ndavuga ndi umukozi wo mu rugo pe ndebye imirimo nkora ukuntu nagenda kuva nabaho n'uburyo nakuze sinajyaga nshyira ijerekani ku mutwe ngo ngiye kuvoma ariko icyo gihe ndi muri urwo rugo narabikoze ndavuga bya bintu ari ukuntu njya mbona abantu bashandika ikijerekani kiri inyuma hano gutya hariho igitambaro bakagenda bameze gutya nanjye nabikoze narabikoze narabigerageje ndavuga wapi aka kazi si akanjye. Icyo gihe wari muri Kigali? Nari muri Kigali muri Kicukiro. Hanyuma se kuki utagize reaction ngo mubaze uti pastor rwose naje hano mbwira ko ndi umwana mu rugo ariko ibyo ntangiye kubona biragaragaza ko hari icyo nagombaga kuba, ntabwo wigeze umwegera ngo bimubaze? No, umupasiteri ntabwo yabaga aho ngaho muri urwo rugo, nabanaga n'umugore we ku buryo mushobora kuvugana. Waramuhamagaraga nakwitaye ko yarasa nk'umuntu ufite akazi kenshi, ahora ajya gusengera abantu, ahora mu binuze mu mashyamba ngo bari gusenga. Naho nongeye kumubonera nige nari musezereye abana bansuzuguye, nibwo nongeye guhura nawe ndamubwira ati ngenda tashye. Ati se utashye? Ndamubwira ngiye mu cyaro gusura na mukecuru. Yangiriye neza mitiki, yamaye ikinyura mamagaro mama wo mu cyaro, ndamubwira ati ubu tuvugana ndaje. Ni mama wankundaga nawe pe, nagiye niruka. Hanyuma ubwo ngubwo dusubiye inyuma gatoya, hari ahantu ugeze kutubwira uti nyuma yaho hari igihe umuntu nyine gusenga kubera n'ubukene n'imibereho n'iki nkagera agasubira inyuma nyine agacika intege. Tubwira urugendo rwawe mu rwo gucika intege, muri ubwo buzima bwo gucika intege wabagaho ute, byari bimeze gute? Muri urwo rugendo rwo gucika intege, urabona umuntu ugisoza kwiga aba ari muri crise mbi, ntagahita abona akazi agisoza. Teye ubwoba. Rero nararebaga, urabona ni wa mukobwa wo gusuka, wa mukobwa ukeneye kwiyitaho, kuko nari umuririmbyi muri urwo rusengero. Nkajya nibaza ahantu ndajya nkura amafaranga yo kugura udukanzu, ko nta muntu wo muri korali uba wambaye ipantaro. Nkabona nyine ubwo buzima ntabwo buri kunyorohera, nyine buri kwanga pe, urumva. Ariko nkomeza kurwana, nakomeje kurwana, nkomeza kujya nsenga. Ariko hari ukuntu usenga ukajya ubona n'ubundi Imana yarakwibagiwe. No, ndibonye Imana yarakwibagiwe itawongera ugasubira inyuma ukavuga ati Imana ntabwo yumva amasengesho. Nta dusore twakwiyongozaga se tukaza kuguseduiza tugufatiranya n'ubuzima bwawe, ko hari igihe muri iyi minsi nk'umukobwa ubona afite crise, abasore bahita cyangwa abagabo bahita nabo baboneraho ugasanga baramwanjana. Ubwo buzima ntabwo bigeze ubugeramo? Icyo gihe ntangira ibintu byo gusenga, nasabye Imana ngo inkuremo ikintu cyitwa irari. Mu kuyisaba gutyo numvaga ko n'igitsina gabo nta n'umuntu nyine nkeneye kuzavugana nawe. Icyo gihe ntangira ibintu byo gusenga, abatipe bose numvishe narabazinutswe. Ariko ndi mu rusengero nza gukundwa, niba navuga gukundwa, uwo muntu namufataga nka papa, nkamufata nka musaza wanjye, namufataga nyine nk'umubyeyi. Uwo muntu rero aba ari we dutangira ibintu byo gukundana. Ariko imbaraga we yampaga zari zo gusenga. Mwarasenganaga akakwankuraje mu masengesho? Cyane. Ko hari n'abatereta bitwaza amasengesho? Uwo ntabwo yigeze abinzanaho, ko yabanje kuntereta tumera nk'abagiye gukundana. Niba ari nyuma hashize igihe arambwira ngo ari gusenga saa 9 z'ijoro, ko yarambitsaga nanjye saa 9 z'ijoro tugasenga. Ngo ari gusenga ngo ijwi ryamubwiye ko ntarubi. Abimbwiye ndavuga wawe nta kibazo gutyo, nambwiye nta kibazo. Watangiye gutakaramo? Nakora n'ukuntu bavuga ngo hari igihe ukunda umuntu ngo wamutekereza ngo kumva nyine ngo mu mubiri hari akaje. Ntabwo byigeze bimbaho. Ntabwo byigeze bimbaho, ko ikintu nge nawe mushakaho ni ukugira ngo ampe imbaraga zo kubasha kujya nsenga, ko yaramuhagararaga saa 9 z'ijoro nkanyurwa, kuko numvaga ari wo mfite imbaraga nyine zo kugira ngo nsenge. Wako umukobwa Mary yakomeje nayo kumba hafi,
no mu gihe twasoje kwiga yakomeje kujya aza kunsura saa 9 z'amanywa tukajya dusengana. hanyuma rero akubwiye ati n'ubundi Imana yanyeretse kutari uwanjye bavuga ati Imana ishimwe. Gusa ako kubabara ntago kabuze ko navuze ubwavuze gutya ntazongera kumumagara ngo dusenge nyine ese mbona ibintu biri guhinduka imbere yanjye ndababara noneho byageze aho najyana namuhamagara reka da nta kunyitaba igihe kiragera ndavuga ati ubundi ndikurwara n'iki amasaha saa 9 ngiye kujya nkubita muri veni ibyutse mureka gutyo. Namuretse gutyo hashize igihe arambwira ngo afite ubukwe namwe nta kibazo uzambwira igihe buzabera nanjye nzabuzamo nzabutaha. hanyuma nyuma yaho nta bandi bigeze kubona mu rusengero ngo babe bakubwira ati reka dukundane? Nyuma yaho wapi kuko n'urwo rusengero nahise nduvamo nza kuba inaha. none se inaha muri Rubavu ho bimeze gute gusenga warabihagaritse cyane ubundi uracyasenga? Ngeri inaha muri Rubavu nakomeje gusenga ndanabatizwa. Ego warabatijwe? Urwo rusengero twasengeragaho bararuhagaritse narwo. Sengeraga muri ruhe? Ni restoration hagira ihera hano gutya urenze hano muri rompo ya Buhuru. None se arya ni akahe kazi nabatijwe? Na Chantal. Chantal. None se Chantal ubu ngubu aho bafungiye insengero mubona imyizerere n'iyobokamana bimeze bite ku bantu usanga nabo bakirwana intambara yo kuyoboka Imana? Muri iki gihe rero abantu basa nkaho umuntu abirebye neza wasanga abantu barasubiye inyuma kuko abenshi bakundaga gusenga bagiye mu byayababyinnyi bari ngwiki baba yamateranira aba mu minsi isanzwe ibyumba ngo by'amasengesho. Ibyumba by'amasengesho kuri ibyumba by'amasengesho abantu byatumaga abantu bamenya kujya gusenga bakibuka niyo Mana kubera ibintu bibamo ngo by'ubuhanuzi bakabatitiza. Ariko baho byaviriye ibyo bintu ngo by'ibyumba by'amasengesho abantu asa nk'abasubiye inyuma. Ubona barasubiye inyuma ku buryo imyizerere ya isa naho itagihari? 90% imyizerere ntayo pe. Nizere ko basubiye inyuma utarimo? Ndimo. Ndimo gusa hari igihe mbyuka nkumva nyine nta kindi nakora uretse gusenga. Guturuka mu gitondo nkageza mu saa 12 nta muntu mvugishije fone nkayikuraho ubundi ngacuranga uturirimbo tw'Imana nkumva nyine nakifungirana nko mu cyumba ntagire n'umuntu nkomangira nkacuranga nkasenga ku buryo icyo gihe nkigize abantu bashobora kuba bambona bakavuga ati umukobwa ko yarakaye yabaye iki? Ariko kuko iyo ndi mu gusenga ngemba numva nshaka kuba ahantu ndi njyenyine ku buryo nta hantu ndi buhurire n'umuntu ngo ncumuze ku buryo nta kintu nyine kibi ndi bukore cyatuma Imana ibabara. Haravuze uti ngiye basubiye inyuma nanjye ndimo pe. Urabivuga ushingiye kuki? Impamvu mbere kubera ko najyaga gusenga buri wa gatatu buri wa gatandatu no ku cyumweru. Ayo madini rero nakubwiye ibyo ibyumba by'amasengesho aho nasengera ku wa gatatu havuyeho kuko ari naho twasengeraga ku wa gatandatu no ku cyumweru nawe nyavuyeho numva ncitse intege. Gusa aho narimviriye i Kigali numvaga ko ngiye gusubira mu gusenga ko urusengero rwanjye nararubonye basigaye basengera hano hirya kuri uriya musozi ugeze hariya kuri sitasiyo kuri Marine. Ruriya rusengero ruri ku musozi rero niho basigaye bakorera. Ubwo ntabwo rukinze? Oya ntabwo niba ari ngo ni kwa pasitande umupasiteri numvisha azwi. Ho urumva uzajya ufata umwanya ukajya gusenga ukihererana n'Imana ugafatanya n'abandi sengesho? Yego ku Mwami cyane. Ngomba nkagaruka ndi wahoze nsenga urumva nkongera nkakorera Imana byanakunda nkongera ngasubira muri korali. Urumva ufite akayihayo ko kuba wasubira muri korali? Yego. Muri korali waririmbaga ijwi? Ijwi byo ntabyo nzi pe nabonaga nzamurijwe. Za soprano, za alto, za n'andi majwi atandukanye? Nabonye mbimenya ibyo. Wahagarara ku murongo wa kangahe? Imbere. Ubwo ni muri soprano?
fose kurano nizo zihagarara imbere maze ubundi ugatera koko abantu bagafashwa narasengaga nkumva bindimo pe atabyanye byo kuvuga ngo ari tukira abanyeshuri muri pinuzi muri primaire oya ahubwo ni secondaire twiga mu wa mbere hari ukuntu twayaga gusenga ukabona nyine abantu bari kurwanira imbere niba abandi bari kugira ngo nyine nibasenga abantu bababone basirimbe umuntu abone ko asirimbye koko n'ubu ngubu hari abantu mbona wagira ngo hari usenga bimurimo hari n'udasenga bimuri hari n'usenga bitamurimo ari ukugira nyine ni insenge bambone hanyuma wenda dusa n'abasatira umusozo tubwire nk'ibitangaza uretse icyo ngicyo cy'uko Imana yagukijije uwo mudayimoni nyine wari marakuniga mu nzozi n'iki ariko mu buryo bw'ibifatika cyangwa bw'ibigaragara duhe nk'ibitangaza nka bibiri cyangwa bitatu Imana yagukoreye ukavuga uti Mana iyo ataba wowe ahanjye ntabwo haba hakibukwa. Igitangaza cya mbere yankoreye nari mvuye ku rusengero manukana n'umwana w'umusore twasenganaga niwe bwa mbere nari mbonye kuri urwo rusengero turi gutaha turi kuvuga ibintu by'Imana nyine ubona nawe bimurimo ko nge umutipe ukorera Imana ndamwubaha ukorera Imana kandi ukayikorera bimurimo ndamwubaha atari babandi bishushanya uwo twamanukanye gutyo tumanuka twiganira ibintu by'Imana birangiriraho nonje muri Rubavu natunguwe no kubona ampamagaye yarahamagaye bite amakuru umeze ute usigaye ubahe ndi Rubavu wari Kigali nge nararekeye gusengera muri urwo rusengero yego ndamubwira ati meze neza usigaye ubahe mba muri Rubavu ngo ke ngukora iki icyo gihe nta kazi nagiraga ndamubwira ntako akazi ngira nako kujya gusenga konyine abarambwiye ngo nkuboneye igishoro wakora ndamubwira naye nakora ati okay ariko nkaba nari maze igihe mfite umuntu niba ari umuhanuzi warambwiye ngo Imana igiye kumpa igishoro ndavuze se byaba ari byanyabyo koko Imana igiye kumpa igishoro nabyibajijeho ku bw'amahirwe mvuye gusenga umuhungu arampamagara arambwira ngo ejo uzajye kubaza iseta ngo yigishoro ninjye warose bukeye yarubikashyo no mu runama ngeze mu runama bamuzana umumama witwa Mama Jibu umumama mwiza cyane ndanamukunda n'ubu ngubu Mama Jibu niwe wanyigishije ibyo bintu ambwira ukuntu narangura uburyo nishyura iseta buri kimwe cyose wamutipa mu gishoro uwo muhungu yitwa Gadi agwa gishoro cyangwa niba atari ibanga ibyo ni ibanga ibanga ryawe cyane ibanga ko yamaye amafaranga menshi kuva nabaho nibwo bwa mbere nari nyakozeho yamaye igishoro uwo Mama Jibu niwe mfashije amuza n'umuntu wabaranguzaga ndarangura ndakora nataha nacuruje akababara nyine wagira ngo business yari ye ndi gukora akababara bigera naho mama ataha uwo mama ndabibona ko byamubabaje amitike injyana gushyingura niyo mpamvu Mama Jibu mukunda uramukunda turamwemera cyane aho yagutabaza nawe wagira icyo ni kimwe nicyo gusa icyo ni kimwe ko ari byinshi cyane byinshi ikindi hari igihe Imana ireba ukuntu uba warababaye ikagufungurira undi muryango ikaguha indi famiye yamaye indi famiye nkunda pe mu buzima bwawe ntabwo wigeze ugira famiye narayigize ngari ugasanga bisa naho n'undi ntayihari kubera ko kwita nagufasha aho ho nibyo nawe niko bimeze hari igihe nimwe ariko bimeze ukayegeraho ikamera nk'itakwitayeho nk'itakuzi ariko Imana ikabigira neza ikaguha indi Imana yaguhaye indi famiye yego ubanyute niyo famiye Imana yaguhaye neza we ni ya famiye nshobora n'ukwezi kumwe iyo kurangiye ntarajyayo umubyeyi waba yababaye akabwira none abo bana ati mumamagarire murumuna wawe hamagara mukuru wawe mubaze umeze ute ko atakidusura ukabona nyine ni umuryango ubabajwe nuko ntaheruka kugerayo ukabona baraguhangayikiye yego hanyuma ndagira ngo mu magambo makeya utubwire uko ubona Imana mu buzima bwawe uko uyibona uko nyibona hari umuntu umwe yigeze kutebya aravuga ati ngiye nkurikije uko Imana ni macinya rwose nkurikije uko Imana
yamfashije cyangwa ibyo yankoreye. Wowe mu buzima bwawe ubona Imana ari iki? Imana ni umubyeyi ukomeye. Kuri njyewe Imana ni umubyeyi ukomeye, ni nkaho havuye iyi famiye yampaye, ubundi Imana niyo famiye yanjye ya nyayo. Ya yindi ibona ubabaye ikagukura muri ubwo bubabare, ya yindi ibona ugiye guseba igahita itambikaho ikintu kugira abantu batabona ko wasebye. Niki wabwira rundi rubyiruko muri mu myaka imwe ko ntabwo uri mukuru cyane, bagera mu bihe bibi bakiheba bakavuga ati nta Mana ihari, bakishora mu ngeso mbi, mu biyobyabwenge, muki? Niki wababwira ukurikije uko Imana yagutunguye ikaguha igishoro utatekerezaga, utanabirotaga, ubu ngubu ukaba uri umukobwa ushobora kwigurira imyenda, ukishyiriraho igisuko cyawe, mbese ukigira neza bitewe n'uko Imana gukora ibitangaza? Niki wababwira? Abari mu rungano nkuru rwanjye, inama nabagira bakorera Imana, kuko cyane cyane nk'abakobwa ibishiko biri hanze aha niho handi ari ukuntu ukorera Imana nk'uko kare nabivuze, ikamera nk'ikuretse kugira ngo irebe kwihangana kwawe. Rero iyo uri umuntu utihangana niho handi usubira mu byaha, ukavuga ati n'ubundi Imana yaranyibagiwe kandi mbere nkiri muri biriya byaha nari mbayeho neza. Rero inama nabagira, nimwihebe, hari Imana ishoboye byose, hari Imana y'inyembaraga, ya yindi ibona abantu bose bagutaye, ya yindi ibona famiye zakuretse, ibona ko nta kintu na kimwe usigaje, nicyo gihe ikugarukira kandi ikugarukiye urishima. Rero iyo utazi kwihangana urongera ugasubira inyuma, kandi kugira ngo uzongere ugaruke imbere bikakugora. Korera Imana bigishoboka, korera Imana ukiriho, korera Imana ugifite izo mbaraga, kuko igihe uzaba utazifite ntabwo uzabasha kuyikorera, n'igihe uzaba utagifite uyu mwuka duhumeka ntabwo uzaba ukibashije kuyikorera. Hanyuma rero dusoza watubwiye kuri n'umuririmbyi, turirimbire nka refure cyangwa iki kimwe cy'indirimbo ijye gusubizamo intege iyo wacitse intege cyangwa wihebye. Iyo nihebye mfite indirimbo imwe ivuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Wow, bravo kabisa, urakoze cyane. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Bakunzi ba Louise Kaneza rero TV, turabashimiye kandi dushimira cyane wadufashije muri iki kiganiro, tukwifuriza gukomeza gukomera no gukomera ku Mana w'umugenga wa byose, kuko Imana ariyo itsindishiriza abantu, ubundi tuzahurire mu ijuru. Yego. Siko bimeze? Yego. Urakoze cyane. Murakoze.